nongeye kusuhuza rero nyemerera ngushimire wowe ufashe umwanya ugafungura iyi video hano kuri Kirabo TV. Komeza ugubwe neza, mahoro y'Imana gumabane nawe. Ese ujya wifuza kugira ubuzima bwiza? Nibyo koko abantu benshi bifuza kugira ubuzima bwiza 100%. Rero nyemerera nkwereke uburyo butanu bwagufasha kugira ubuzima bwiza udasesaguye. Abantu benshi ku isi bagira ibibazo bitandukanye biterwa n'indwara, kenshi baba barashoboraga kwirinda bo ubwabo, ibyo bibatwara rero akayabo, nyamara bikaza kubageza no ku burwayi kenshi burushya no kuvurwa. Rero hari uburyo wabaho neza ndetse ukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi ukirinda no gusesagura. Ikintu cya mbere ushobora gukora, uburyo bwa mbere, ni ugukora imyitozo ngororamubiri no kurya indyo yuzuye. Byagaragaye ko rero gukora imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu bintu bituma umubiri ugira udahangarwa ku ndwara nyinshi nk'indwara y'umutima n'izindi zitandukanye zikomeye. Abantu benshi rero ku isi bagira ibibazo bitandukanye biterwa n'indwara, kenshi rero baba barashoboraga kwirinda bo ubwabo nk'uko twabibonye. Gerageza ujye ukora imyitozo ngororamubiri, bizagufasha rero cyane. Nanone kwivuza hakiri kare. Abantu benshi bakunze kumva ko kwa muganga hajyayo abantu baba bararembye gusa, nyamara ntago ari byo, kuko ahubwo buri wese yagombye kujya abigira umuco wo kujya kwa muganga kwisuzumisha kenshi mbere y'uko aremba, dore ko iyo umuntu amenya uburwayi bwe mbere aba afite amahirwe menshi cyane yo gukira vuba no gukoresha umutungo muke yivuza. Nanone ushobora kwirinda kugendera mu kigare. Bikunzwe kwemezwa rero n'abantu benshi ko bakoresha umutungo baba batateganyije kubera abo bagendana, kenshi rero bakabakururira ubusinzi, ubusambanyi n'izindi ngaruka mbi nyinshi kandi bakirinda. Byaba byiza rero umuntu agiye ashishoza, akamenya imico y'abo bagendana kandi akirinda kuba yakisanga mu mico mibi yavanye ku bo bagendana. Gerageza rero ujye wirinda ibintu by'ibigare, kugendera mu kigare si byiza. Nanone ushobora gufata ikiruhuko ariko wirinda gusesagura. Ntabwo kuruhuka bivuga kujya mu tubari cyangwa se ahandi hantu hahenze. Byaba byiza ugiye ufata igihe ukaryama ukaruhuka cyangwa se ugatemberana n'inshuti zawe, ariko ukirinda kunywa ibisindisha cyangwa se gusesagura amafaranga bitari ngombwa. Nanone ushobora kuba wapuraninga ugashyiraho ingengabihe y'ibiribwa ufata n'igihe ubifatira. Kwandika buri kimwe cyose umuntu aba azakoresha mu gutegura amafunguro, ndetse ukirinda kurya ibitarateganyijwe. Ni ingenzi cyane kuko byagufasha kudasesagura, ndetse n'umubyibuho uterwa no kurya buri kanya wakirindwa. Rero ibi bintu bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza cyane. Si ibyo gusa rero, hari ibintu nanone bikorwa mu gitondo ushobora kujya wakora mu gitondo bigatuma ugira ubuzima bwiza. Nanone tugiye kubibereka. Mu buzima hari udukorwa umuntu asuzugura, nyamara ugasanga uduhaye agaciro hagize ubuzima bwiza. Uduhaye agaciro rero abigiramo ubuzima bwiza kurenza ba bandi batabyitaho. Mu gihe rero waba wifuza guhora ufite imbaraga mu mubiri, nta mavunane, ndetse ufite isura nziza, wakwita kuri ibi bikorwa bikurikira. Ikintu cya mbere ni ukunywa amazi ukibyuka. Ni byiza rero kunywa amazi mu gikombe kinini ukibyuka mbere yo kugira ikindi kintu ushyira mu kanwa. Ibi bituma wongera amazi mu bice by'umubiri wawe cyane ko umaze ijoro ryose umubiri ukoresha amazi wanyweye utararyama. Ikindi rero ni uko ngo amazi mu gitondo atuma umuntu agira ubushake bwo kurya. Gerageza ujye unywa amazi mu gitondo, bizajya bigufasha mu kugira ubuzima bwawe bwiza. Nanone gukaraba amazi y'akazuyazi bigufasha kunanura imitsi y'umubiri. Ibi rero bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Ibi kandi bituma ubushyuhe bw'umubiri nabwo bwiyongera, bigatuma umunsi wose wirirwa umeze neza. Rero amazi y'akazuyazi azajya gufasha.
nanone kwisiga neza. Nyuma yo kuva mu bwiyuhagiriro uvuye koga muri dushe, ugomba gufata amavuta ukisiga winogereza neza. Ibi rero bituma mu maso hawe hamera neza umunsi wose. Gerageza ujye wisiga neza. Nanone gufata ifunguro rya mu gitondo. Gufata ifunguro rya mu gitondo ni byiza kuko bituma wirirwa ufite imbaraga, bityo ukabasha gukora akazi kawe neza. Gerageza ujye ufata ifunguro rya mu gitondo, ni byiza cyane. Nanone kunywa icyayi cya mukaru gikungahaye cyane ku bintu bigabanya mu mubiri w'umuntu antioxidants. Ibi rero bituma ya myuka mibi irimo na za carbon dioxide isohoka. Gerageza rero nanone niba umuntu ukunda mukaru ujye ugerageza uyinywe, bizajya bigufasha. Ikindi ni gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko nabibabwiye. Imyitozo ngororamubiri ikozwe mu gitondo nko kugenda n'amaguru, kwirukanka se n'ibindi wakora bituma ugabanya umunaniro uramukanye. Ibi rero bituma wirirwa umeze neza. Siporo itanga ibyishimo, wumva ufite imbaraga, uba wumva usa neza. Sijya ugerageza ukora siporo. Kwitera imibavu, burya umuntu uhumura neza uba wumva afite ubuzima bwuzuye, ndetse n'abantu umuntu uwo ari we wese yanyuraho baba bumva ahumura neza, bityo bakabona uri umuntu ufite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero kwitera imibavu ari byiza ku buzima bw'umuntu. Cyakora ugomba kwirinda kurenza urugero, ariko ka parufe gakeya kaba ari sawa, ni byiza cyane. Ugerageza witera umubavu. Ikintu nanone ushobora gukora nanone ni gutungurana cyangwa se gukorera udushya uwo mubana cyangwa se ababana nawe, ubakorera utuntu duto rimwe na rimwe igihe batari babyiteguye, bibatera ibyishimo. Akenshi rero ibi byishimo biboneka nk'iyo urimo gusoma ubutumwa message bakohereje bakagushimira, cyangwa se iyo bari kubikubwira bo ubwabo. Ni byiza rero ugerageza ukora utuntu dutungura uwo mubana cyangwa se inshuti zawe. Buri muntu wese ugerageza umutungure, nabyo bizajya bigufasha mu kugira ibyishimo no kugubwa neza. Nanone gusetsa abantu. Iyo ufite akamenyero ko gusetsa abantu mu gitondo, bigufasha nawe kubyuka useka. Gusa biba bisa neza, biba byiza iyo usetsa umuntu ubiha agaciro, nawe agaseka akanakwereka ko ibyo wamubwiye koko byamusekeje. Uwo muntu rero ahora kwibuka ndetse akagumana muri we isura nziza ya twa tuntu dusekeje ukunda kumubwira. Ni byiza rero gusetsa abantu, bizajya bigufasha nanone mu kugira ubuzima bwiza. Ikindi kintu twasorezaho nanone ni uguseka. Guseka ni byiza cyane ku buzima bw'umuntu. Ni byiza rero kubyuka ukaba wajyaho wavuga utuntu dusekeje, cyangwa se nawe ukaba wavuga utuntu dusekeje abandi ukaba watubabwira, kuko iyo basekeje nawe uraseka. Ibi rero bishobora kugufasha, bigafasha umuntu kwirirwa ameze neza. Gusa ugomba kubikora mu gitondo ukabona kwirirwa ufite ubuzima bwiza. Bigushobokeye wajya ubikora mu gitondo. Ubuzima bwiza rero bityo buraza gahunda zawe z'umunsi ukabasha kuzikora neza ukeye. Nyemerera ukande subscribe nimba utarabikora, like, uduhe comment, ukore share n'abandi babashe kumva ibi byiza tubategurira. Mugire ibihe byiza rero. Ciao ciao, nakagaruka.